baritoye. Ni ibintu byagiye biva mu matora bene data. Ibaze ibintu abantu bicaye genda bikanatorwa kuri 51%, bivuga ko habuzeho ijwi rimwe gusa kugira ngo bitsindwe. Ni ibintu byagiye biva mu matora, kandi iby'Imana mu Mana nta demokarasi ibamo. Imana ibyayo bihumekwa nayo, tukabyubaha uko ibiduhaye, nta bya demokarasi. Rero mu Buhinde naho bafite uwo mukrishna witwa ngo ni Imana Vishnu, yambaye umubiri, ibyarwa nayo n'umukobwa w'isugi. Hanyuma wagera muri Aziya muri rusange, cyangwa se yenda mu Bushinwa, reka bariho duhera. Mu Bushinwa naho bagira imana nyinshi zavutse zityo ku bakobwa b'amasugi. Hari nk'iyitwa Lao Tzu, hari iyitwa Yu, hari iyitwa Confucius. Izo zose ni imana zagiye zivuka, cyangwa abantu bagiye bavuka ngo mu buryo bw'igitangaza, bikitirirwa yuko kandi ibyinshi muri ibi ni ibintu byagiye binabaho na Yesu ataravuka. Yesu akavuka izo mite zihari, abantu basenga batyo nk'ibyo kwa Tamuzi c'est sûr, byabayeho Yesu ataravuka, kuko byabaye nyuma y'umunara wa Babeli, ni nyuma gato cyane rwose ya Nowa, niho ibyo bintu byatangiye. Hanyuma na ba Buda bose nuko bavutse. Buda nawe yavutse ku mwamikazi mukuru w'Abamaya, nawe ngo yari isugi. Ariko ukibaza ibi bintu byose ko byaje mbere y'uko Yesu avuka. Hanyuma niki cyatumye, kubera iki ibyo bintu byabayeho kandi Yesu yaragombaga kuvuka muri ubwo buryo? Ariko mama Rita amaze kutwigisha, amaze atuganiriza kuri Yesu aturutse muri Edeni, numvise nifuza ko tuganira kuri iki kintu, kuko cyane cyane nk'abantu mukunda gukurikira aba bantu bitwa aba Egyptologue, aba bantu bitwa abapanafricaniste, abantu ubona barimo basubira cyane mu myizerere yo muri Egiputa, nibo bagira bene izi mpaka cyane kuri Bibiliya. Bakagira impaka zo kukwereka uburyo Horisi yabayeho rwose na Yesu ataratekerezwa, akakubwira uburyo tutarumva iryo zina, iyo nkuru y'uburyo Yesu yavutse yari ihari kandi ni Horisi wavutse gutyo. Bakakwereka uburyo ngo Bibiliya abantu bagiye bagaterura imyizerere y'Abanyegiputa bakayijyana bakayita Bibiliya. Ariko bene data, ndagira ngo twibukiranye yuko Satani ni ikiremwa cy'umwuka. Satani ni ikiremwa cy'umwuka, kandi ni ikiremwa cyumva imvugo y'umwuka. Muri Edeni yaramubwiye, Uwiteka yabwiye Satani mu Itangiriro 3:15, aramubwira ngo nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore, no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Iri jambo ku muntu immortel nkanjye, umuntu wipfira utazi imvugo y'umwuka, ashobora kutumva ikintu bivuze. Ariko Satani we ni ikiremwa cy'umwuka. Iki kiremwa cyari cyarabaye mu ijuru, iki kiremwa cyari kizi imvugo y'Imana mu buryo buhagije. Kumva Imana ibwiye Satani ngo urubyaro rw'uyu mugore, daboro umugore asemboriza iki mu byanditswe byera? Iyo witegereje mu byanditswe bigiye bitandukanye, umugore asemboriza daboro ubwoko. Ugiye ugasoma muri Ezekiyeli 23, bavuga inkuru y'uwitwa Ohola n'uwitwa Oholiba. Umwe asemboriza ubwoko bw'Abayuda, undi asemboriza ubwoko bw'Abisirayeli. Imana ibaha uwo mugani ariko ikoresheje abo bagore babiri, kuko umugore asemboriza ubwoko. Ikindi, umugore ashushanya umujyi cyangwa se umudugudu. Iyo usomye mu Byahishuwe 17 uhasanga ibya maraya ukomeye, hanyuma Imana ikaza gusoza ivuga ko uwo maraya ukomeye ari wa mudugudu ukomeye. Iyo usomye kandi mu Bagalatiya 4 aho twatangiriye turi kuvuga ku nkuru y'umugeni n'inshoreke, n'ubundi urabona ko uyu mugore witwa umugeni arimo arasemboriza cyangwa arimo arashushanya itorero rya Kristo. Umugore rero ashushanya imyizerere cyangwa itorero, kubera ko mu myizerere twabonyemo abagore batatu. Twabonyemo umugore witwa inshoreke, tubonamo umugore witwa umugeni, tubonamo n'umugore witwa maraya. Umuntu wese ufite icyo yizera abarizwa kuri umwe muri abo bagore batatu. Utari umwana w'inshoreke uba uri umwana w'umugeni, cyangwa uri umwana wa maraya. Rero Imana ibwiye Satani ngo nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore. Satani yahise yumva icyo ari kumubwira. Satani yahise amenya ko
hari ubwoko buzaza Imana itangira ibushakemo urubyaro, ngo no hagati y'urubyaro rwawe n'urw'uyu mugore. Niyo mpamvu Satani yatangiye gukurikirana urubyaro kuva muri Edeni, kuko yamenye yuko hari urubyaro ruzaza ruturutse mu mugore runaka. Mama Ruth yadusobanuriye uburyo yarwanyije urubyaro, azana n'imbuto mbi avanga muri rwa rubyaro, kugeza ubwo Imana idesida kurimbura abantu bose. Ariko ntago yari azi ko Imana itazibagirwa isezerano ryayo, ngo irokora Nowa umubwiriza w'ubutumwa, irokora Nowa umubwiriza w'agakiza, iramurokora kugira ngo isezerano ry'urubyaro rikomeze. Mu by'ukuri kuva muri Edeni Imana yari imaze deja gutanga isezerano ry'urubyaro. Murabyibuka mu magambo twasomye, ndumva twarayasomye mu Bagalatiya 3:16, twasomye ijambo rikomeye rivuga uburyo iyo Bibiliya ivuze urubyaro iteka ibivuga Kristo Yesu, ntago ibivuga imbyaro, kuko nujya muri Bibiliya yera uzasanga aho bavuga ku mbyaro. Ariko iyo ivuze urubyaro mu Bagalatiya 3:16 twasomye ijambo rivuga ngo nuko byasezeranijwe Aburahamu n'urubyaro rwe, nyamara Imana ntirakavuga iti imbyaro nko kuvuga benshi, ahubwo ni urubyaro rwawe nko kuvuga umwe ari we Kristo. Rero aho uzasoma urubyaro uzamenye ko Imana irimo iravuga ku rubyaro ari rwo Kristo Yesu. Urwo rubyaro rw'isezerano Imana yatanze kuva muri Edeni rwari rwo Kristo Yesu. Niyo mpamvu bene data birakwiriye ko abantu bumva iri sezerano rya kera, kuko mu kutaryumva hari kuba amadomaje menshi, hari kuba ibintu bidasanzwe, uburiganya bw'indengakamere, kubera ko abantu b'Imana bari kurimbuka bazira kutamenya. Mu by'ukuri kuba utaramenye kandi uburyo bwo kumenya bwari buhari, nta mahirwe yo kurokoka, ahubwo uzarimbuka uzira kutamenya. Nyamara warashoboraga kumenya yuko ibyanditswe byavugaga kuri Kristo. Niyo mpamvu muri Luka yababwiye amagambo meza, arababwira ngo nuko abungura ubwenge. Ni hamwe twatangiriye muri Luka 24 ku murongo wa 44 n'uwa 45, ngo maze arababwira ati aya magambo nayababwiraga nkiri kumwe namwe, yuko ibyanditswe byose kuri jye mu mategeko ya Mose no mu byahanuwe no muri Zaburi bikwiriye gusohora. Maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Mwene data, iyo urimo usoma isezerano rya kera wumva iki? Mbese wumva Kristo? Abungura ubwenge ngo basobanukirwe ibyanditswe kuri we mu mategeko ya Mose, ibyanditswe kuri we muri Zaburi, n'ibyanditswe kuri we mu bahanuzi. Rero iki kintu cyo kuba Imana yari ibwiye Satani ngo izashyira urwango hagati ye n'umugore, ishyira urwango hagati y'urubyaro rw'umugore n'urubyaro rwe, kandi urubyaro rw'umugore ruzakumena agatsintsino, ruzakukomeretsa umutwe, nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Satani yumvaga neza ayo magambo icyo avuze, kubera ko iyo usomye mu gitabo nanone, munyihanganire ndimo ndagenda mvuga ibyanditswe bigiye bitandukanye, iyo usomye mu gitabo cy'ibyahishuwe, igice ni icya kangahe? Mu gitabo cy'ibyahishuwe ibice 13 umurongo wa 7 n'uwa 8, reka yenda tuhasome vuba. Haravuga ngo ihabwa, iyo ni ya nyamaswa, kurwanya abera no kubanesha, ihabwa no gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose. Abari mu isi bose bazayiramya. Umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Haleluya! Bene data, abantu babonye Yesu aza, arabambwa, agira gute, ariko uhereye ku kuremwa kw'isi, Adamu na Eva batararemwa, ngo uwo mwana ndabasuhuje bene data bakundwa mu mwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana bane namwe mwese. Ndashima Imana ko yemeye ko dukomeza iyi nyigisho turimo ivuga ku mukristo n'isezerano rya kera. Tumaze kubona ibintu byinshi bitandukanye kandi biri ngombwa rwose ko umukristo wese yumva ibi bintu. Niyo mpamvu nshimira abantu bafashe initiative yo kujya basangiza izi nyigisho abandi. Hari bene data nabonye bakoze
magurupe. Ubushize nari ndimo mbigisha ukuntu ushobora gusangiza izi nyigisho kontakite zawe zose. Ntabwo ari ngombwa kubaha linki, ushobora no kubaha audio niba ariyo yaborohera, ariko bene data turi mu gihe bikwiriye ko abantu basobanukirwa n'ibyanditswe, kubera ko kudasobanukirwa n'ibyanditswe kwabo nibyo Satana ajuwa nabyo, nibyo Satana akina nabyo, ugasanga abantu babaye mu bubata kandi bakundaga Imana by'ukuri. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abantu banjye barimbutse bazira kutamenya. Mwene data, ndagira ngo nkubwize ukuri, kutamenya iri jambo twahawe nk'itabaza ry'ibirenge byacu bishobora kukurimbuza kuko utamenye. Kuba warabaye mu byaha ukaba mu bizira kubera kutamenye ntabwo ari excuse izakubuza kurimbuka, kubera ko Imana yabivuze hakiri kare yuko abantu bayo bazarimbuka bazira kutamenya. Rero turi mu bihe iyi teme ikeneye kumvikana mu buryo burenze, kubera ko turi kubona abantu bameze nk'amasega yitwikiriye uruhu rw'intama, arimo aritwaza isezerano rya kera kugira ngo arimbuze benshi. Mwumvise kenshi nkunda kugaruka ku nyigisho za Kabale, iteka muzabona abantu bazigisha ubupfumu bwabo n'ibyo bakora byose bitwaza isezerano rya kera, rya jambo twasomye ngo ibyo byose byari igicucu ariko umubiri wabyo ufitwe na Kristo. Mwene data Bosco atwigisha yavuze ijambo rikomeye agerageza gusobanura icyo gicucu, aravuga ngo ni nk'igicapo cyangwa se igishushanyo mbonera. Urabona, iyo umuntu agiye kubaka inzu arabanza agakora plan y'iyo nzu, agakora igishushanyo mbonera cy'iyo nzu. Aha niho hazajya icyumba, dushe zizajya aha, saro izaba iri hano, bagakora igishushanyo mbonera. Ariko ntago bishoboka ko waba mu gishushanyo. Niba ufite igishushanyo, icyo kikumariye ni ukugira ngo wubake inzu. None se ya nzu niba imaze kuzura, uzakomeza gukoresha iki gishushanyo uretse kugifata ureba ko buri cyose cyagiye aho cyagenewe? Umwami Yesu mu gitabo cya Luka ibice 24 umurongo wa 44 n'uwa 45 yaravuze ngo, maze arababwira ati aya magambo nababwiraga nkiri kumwe namwe, yuko ibyanditswe kuri jye byose mu mategeko ya Mose no mu byahanuwe no muri Zaburi bikwiriye gusohora. Maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Bene data, iyi teme ndifuza kuba turi gusenga uko turi kuyikurikira, kugira ngo umwami Yesu atwungure ubwenge dusobanukirwe n'ibyanditswe, kuko mu kutabisobanukirwa kwacu hari bamwe basubije mu bitambo, hari bamwe basubije mu masanduku y'isezerano, hari bamwe basubije mu minsi mikuru, hari bamwe bagiye babajyana mu bintu n'ibindi. Ariko nyamara impamvu ibyo bintu babikora bikemera ni uko abantu b'Imana batemeye kwicara hasi ngo umwami Yesu ubwe atwiyigishirize, atwungure ubwenge dusobanukirwe n'ibyanditswe. Uyu murongo wa 45 nawukunze cyane, aho yavuze ngo maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Ibihe byanditswe se? Bya bindi nyine amaze kuvuga, byanditswe kuri we mu mategeko ya Mose, byanditswe kuri we mu bahanuzi, kandi byanditswe kuri we muri Zaburi. Igihe Mose yajyaga gutanga igishushanyo cy'inyubako, yabwiwe n'Imana ngo abyerekane cyangwa se bikorwe byose nk'uko yabonye icyo gishushanyo mu ijuru. Bene data, Mose ntago yari arimo akora ibintu biri ahandi, yari arimo akora ibisa n'ibyo yabonye mu ijuru. Yari arimo biriya bintu byose yubakishaga, biriya bitambo byose, ibyo bagiye bashyiraho cyari igishushanyo cy'ibyo yabonye mu ijuru. Ni ibiki se yari yabonye mu ijuru? Yari yabonye umwana w'intama w'Imana watambwe kuva ku kuremwa kw'isi. Ayo magambo turaza kuyareba yenda nituyageraho mu byahishuwe, aho ijambo ry'Imana rihamya yuko uyu mwana w'intama w'Imana yatambwe kuva ku kuremwa kw'isi. Biraza no kudufasha kumva neza noneho teme nifuza ko tuganiraho uyu munsi, kubera ko ni teme nayo
imeze nk'igizana ikintu cyo gucanganyukirwa cyane iyo turi kuvuga kuri Kristo Yesu, kuko abantu batabasha gusobanukirwa Kristo Yesu mu bitabo bitanu bya Mose. Umuntu wabashije gusobanukirwa Kristo mu bitabo bitanu bya Mose, akabasha kumubona mu bitabo by'abahanuzi, akabasha kumubona muri Zaburi, akabasha kumubona iyo bavuze Zaburi ni biriya bitabo bita n'ubundi bitabo by'indirimbo birimo Zaburi, umubwiriza, imigani, indirimbo za Salomo, hariya hose ukabonamo Yesu. Mu by'ukuri le personnage central, umuntu byose bizengurukaho ibyanditswe byose ni Kristo Yesu. Tutarinjira rero ngo mbabwire amagambo tugiye kuganiraho, reka dusenge Imana. Mwami wanjye kandi Imana yanjye, ndagushimiye yuko utwemereye muri uyu mugoroba kugira ngo twongere dufate akanya tuganire ku ijambo ryawe, tuganire Mwami ku by'ubwenge wandikishije, bya bindi washimye Mwami yuko bidasobanurwa n'ubwenge bw'abantu, Mwami Imana, kubera ko ubwenge bw'isi butabasha gusobanura ibyawe, ahubwo Mwami ngo ushima kudukirisha ubupfu bw'ibibwirizwa. Impamvu ibyo bimeze nk'ubupfu ku banyabwenge nuko bidasobanuka mu ubwenge bwa kamere, ahubwo tubisobanurirwa gusa n'umwuka wera. Mwami, umuntu udatuwemo n'umwuka muri we ntibishoboka ko yasobanurirwa n'umwuka cyangwa yasobanukirwa iby'umwuka. Nuko ndakwinginze Mwami wanjye, nk'uko umaze kuzuka wicaranye n'abigishwa bawe ukabungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe, ibyanditswe kuri wowe mu mategeko ya Mose, ibyanditswe kuri wowe mu bahanuzi, n'ibyanditswe kuri wowe muri za Zaburi, ndakwinginga kugira ngo natwe wicarane natwe Mwami, uzutwigishe, utwungure ubwenge, udusobanurire, tubashe gusobanukirwa n'ibyanditswe, kugira ngo tutagenda tuyobagurika mu nzira zacu zose. Muntu wawe Dawidi yaravuze ngo ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye. Mwami wanjye, tudafite iryo jambo turiperda, tudafite iryo jambo buri wese ararizana akaridusobanurira uko abyumva, akadusobanurira uko abibonye. Ariko uyu mugoroba ndakwinginze kugira ngo umwuka wawe azaduhe the real understanding, uburyo bwa nyabwo rukumbi dukwiye kumva ibi bintu, aba ari ko umwuka bidusobanurira. Mwami, ndasengera mwene data tugiye kubana kugira ngo abashe gusobanukirwa ijambo, atari ukugira ngo abashe kurihanganisha, atari ukugira ngo Mwami Imana rikuze sonego, ahubwo rirusheho kumukumbuza gakondo. Mwami, rirusheho kumutunganya no kumweza, nk'uko wadusengeye ngo ubejeshe ijambo ryawe ni ryo kuri. Ndakwinginga kugira ngo utwereshe iri jambo Mwami Imana, udukomereze mu nzira ijya mu rurembo Siyoni. Nibyo koko inzira irafunganye, igenda idufunganiraho uko bukeye n'uko bwije, ariko Mwami biraruta ko yadufunganiraho turi kumwe nawe kurusha ko yakwaguka cyane tutakikumva, tutari kumwe. Ndakwinginze rero Mwami, muri iyi nyigisho urusheho Mwami Imana kuduteza intambwe dusatira rwa rurembo, kandi urusheho kudukundisha iby'ubugingo Mana. Nukuri twumva turambiwe Mwami Imana guhora mu mpaka z'urudaca na bene data b'ibinyoma. Ndakwinginga kugira ngo Uwiteka udukingurire imitima buri muntu wese, abo umugenzi ujya mu ijuru hagati muri twe, kandi uko duhurira ku meza yawe Mwami tukiri mu isi, aba ariko tuzahurira mu rurembo Siyoni twibukiranya Uwiteka uburyo wajya gutugaburira. Urakoze Mwami wanjye, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amen, amen. Fais de moi un vase d'honneur au service de ta grandeur, pour qu'un jour brille ma couronne devant l'éclat de ton trône. Fais de moi un vase d'honneur au service de ta grandeur, pour qu'un jour brille ma couronne devant l'éclat de ton trône.
Murakoze cyane, Imana iduhana umugisha. Uyu munsi tugiye kuvuga kuri teme isa naho itangaje, ishobora kukubera nshyashya mu matwi yawe, ushobora kumva ari ubwa mbere uyumvise, cyangwa se ukumva irasa n'impaka uhoramo, ariko ni ngombwa ko iyi teme tuyivuga ikaba claire, kuko nasanze iyo abakristo benshi bahuye n'iki kibazo, bahuye n'ababagisha impaka, bijya bitera gushidikanya ku bintu bizera rimwe na rimwe. Ndagira ngo tuganire kuri mitoloji za gipagani, imyizerere ya gipagani igiye itandukanye, ariko noneho iyo myizerere ikintu gitangaje ikaba isa naho yaje mbere y'ubukristo, imwe muri yo ikaba isa naho yanabayeho abisirayeli bataragira aho bahurira n'andi moko, imwe muri yo ikaba isa naho ari iya kera cyane, ariko muri iyo myizerere ugasangamo abana bagiye bavuka nk'uko Yesu yavutse. Murazi ko Yesu yaravutse, ariko avuka mu buryo bw'igitangaza ku mwari utarigeze umenya umugabo. Imana ituma Yesu abyarwa n'umukobwa w'isugi, aravuka, araza, abaho ubuzima bwose yagombaga kubaho. Ariko ikintu gitangaje, mbere yo kuvuka kwa Yesu hari abandi bari baravutse nk'uko kuntu Yesu yavutse muri mitoloji zigiye zitandukanye. Se koko baravutse? Ntago tubizi. Ese ni mitoloji gusa? Ntago tubizi. Ariko mu myizerere igiye itandukanye, mu banyegiputa, mu bagiriki, mu baroma, mu baki, hirya no hino hari iyo myizerere y'uko usanga banashinja rimwe na rimwe abakristo ko bagiye baterura imyizerere y'abandi bitewe n'uko iyo myizerere yaje mbere y'uko Yesu avuka. Ndagira ngo yenda tunyure gatoya muri iyo myizerere, ushobora kuba wenda ari ubwa mbere ubyumvise. Iyo dusubiye muri Babuloni havutse umwana witwa Tamuzi. Tamuzi nyina yakireyimingaga ko yavutse ku zuba, ise ari Imana zuba, akaba yamubyaye mu buryo bw'igitangaza. Tamuzi nyina yari na nyina wa Nimorode, ariko Nimorode amaze gupfa, kuko Semiramisi yaje gushakana na Nimorode kandi ari n'umuhungu we. Arangije Nimorode amaze gupfa, Semiramisi yisanga atwite. Ntabwo abantu bamenye niba byaravuye mu busambanyi cyangwa iki, ariko mu by'ukuri nyina wa Nimorode akaba n'umugore we yabwiye abantu yuko imirasire y'izuba yamujeho arasama. Yemeza abantu rero ko umwana we Tamuzi ari umwana w'izuba, ari umwana w'Imana zuba. Hanyuma wagera muri Egiputa uhasanga indi mana yitwaga Horisi cyangwa Horasi. Mujya mwumva Pastor Musisa amuvuga kenshi, akunda kuvuga biriya bita le troisième œil, ijisho rya gatatu cyangwa se ijisho rya Horasi, rya jisho riri mu idolari, ngo ni ijisho l'œil de la providence. Babyita amazina menshi, ariko muri make banaryita ijisho rya Horasi. Horasi uwo nguwo nawe ngo yabyawe n'umukobwa w'isugi witwaga Izisi. Iyo ngiyo ni imana yasengwaga cyane muri Egiputa, ikanasenganwa na nyina witwa Izisi. Ariho muzasanga muri izi mitoloji zose habaho umwana w'Imana na nyina wari isugi. Uwo nyina wari isugi akaba umwamikazi w'ijuru. Noneho uwo nyina wari isugi nawe bakamusenga nk'umugabekazi w'ijuru. Aha ndagira ngo tuze no kugera ku kintu cy'abantu bidoratiriza Mariya wabyaye, umubyeyi Mariya wabyaye Kristo umucunguzi wacu. Mu by'ukuri ibi bintu ntaho bihuriye na Kristo, ntaho bihuriye no kwizera, ntaho bihuriye no gukunda Bikira Mariya. Bene data, mwarayobye, mugeze kure, murimo murasenga umugabekazi w'ijuru, kandi ntago yigeze aba Bikira Mariya. Ni ibigirwamana by'abanyamahanga. Imana idufashe dukunde ibyanditswe, kuko ijambo ry'Imana niryo tabaza ry'ibirenge byacu. Hanyuma rero wagera mu Bugiriki naho habaga imana yitwa Persesi. Bavugaga ko uyu mwana witwa Persesi ngo ni umwana w'Imana yitwa Zesi, yabyawe n'umukobwa wari isugi witwaga Akirisiusi, akaba yari igikomangomakazi cyo mu bwami bw'Abarugosi. Wagera i Roma ukahasanga uwitwa Hercule. Hercule nawe ngo yari umwana w'Imana yitwa Jupiteri, wabyawe n'isugi yitwaga Alcmene, wari umugabekazi wahitwaga Itebe. Wagera mu Buhinde, yenda ni naho ubu ngubu tuzi,
ibyo mu Buhinde ngira ngo abantu benshi baba babizi. Mu Buhinde bagira uwitwa Krishna. Uriya Krishna ngo ni incarnation cyangwa ni ukwambara umubiri kw'Imana yitwa Vishnu. Uwo nawe akaba yarabyawe n'umukobwa w'isugi witwa Devaki, ngo watoranijwe kuko yari very pure, ngo kubera purity ye cyangwa se kubera gukiranuka no kwirinda no kuba umukobwa w'igitangaza, ngo yatoranirijwe kuba nyina w'Imana. Aka kantu mu bapagani karagaruka cyane ngo ni nyina w'Imana, ariko muri Bibiliya ntaho kari. Nta muntu n'umwe wigeze aba nyina w'Imana muri Bibiliya, kubera ko Yesu yaje ari umubiri. Yabivuze neza, aravuga ngo ikibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri. Mu by'ukuri ntago Mariya ntago yabyaye Yesu bwa kabiri, kuko Yesu ntiyari akeneye no kuvuka bwa kabiri. Mariya ni nyina w'umwana w'umuntu. Ni ngombwa ko tuzumva identite ebyiri za Yesu, kuko muri zo harimo ibyarwa n'itabyarwa. Ntago identite y'ubumana ijya ibyarwaho ya, ahubwo ikibyarwa n'umubiri ni umubiri, ikibyarwa n'umubiri n'umwana w'umuntu. Niyo mpamvu yakundaga kwiyita umwana w'umuntu, kugira ngo nyine niza marigame zitavaho zizaho ngo hagire abagenda bidoratirize nyina nk'aho ari nyina w'Imana. Reka da, uriya mubyeyi yabaye umubyeyi w'igitangaza, yatoranijwe kuko yari umubyeyi, yari umukobwa udasanzwe wirindaga wubahaga Imana, ariko yatoranyirijwe kutubyarira umwana w'umuntu. Haleluya. Pawulo yandikira Timoteyo abisobanura neza, agasobanura uburyo nta wundi muhuza w'Imana n'abantu dufite, ngo uretse umwe gusa, ngo uwo nawe ni umuntu, ni Kristo. Akavuga ko uwo nguwo ari we waducunguye, kuko uwapfiriye ku musaraba n'umwana w'umuntu. Ntabwo Imana ipfa bene data. Haleluya. Icyampa tukazagera igihe tubasha kumva iyo Imana yambaye umubiri. Mu by'ukuri iyo Imana yambaye umubiri ntago biyihindura umubiri, hoya, nta nubwo biyifungira mu mubiri, oya, ahubwo Imana yemeye guca bugufi, ngo yambara akamero k'umugaragu w'imbata. Uwo mugaragu w'imbata, uwo nguwo niwe witwa umwana w'umuntu. Arangije yemera kubyarwa n'umugore, wabyawe n'umugore n'uwo mwana w'umuntu, ariko uwitwa Imana we ntago ajya abyarwa. Imana yahozeho mbere na mbere. Imana niyo yaremye uwo mubyeyi waje kubyara umwana w'umuntu. Ntago bishoboka ko Imana yarema umuntu ngo nirangiza ibyarwe n'umuntu, oya. Iki kintu cyumvikane. Mbere yuko Mariya avuka Yesu yari ariho, mu iremwa rya Mariya Yesu yaramuremye. Nta kiri mu isi kitaremwe nawe. Rero kugira ngo duhindukire tumwite nyina w'Imana ni akamaramaza, ni akumiro, ni ibintu byo kugira ngo duhuze imico ya gipagani n'iya gikristo kandi bidashobora guhura. Ni ibintu byatangiye ubwo wa Constantine, wa mwampereri witwa Constantine, yavuga ngo yakijijwe, ariko arangije kuko bagombaga gufata ubukristo bakabugira idini rya leta, biba ngombwa ko bashaka uburyo bwo gutuma abaturage bose b'iyo leta bayoboka iryo dini. Bityo bafata bya bishushanyo byose basengaga, ya myizerere yabo yose y'abadayimoni ipfuye, bayibatiza amazina ya gikristo, bayinjiza mu kiliziya, maze b'abapagani bose barirundumura baraza, dore ko nta muhango bari basize batawinjije. Iyo bakoraga yose, amazi y'umugisha, ibipfuye amaso byose barabizana babyitirira Imana, ariko nta mwuka w'Imana ubiri inyuma. Imana yo mu ijuru idufashe bene data, tujye nibura tugerageze, niyo bitaba wenda ngo umwuka yambwiye iki, nibura ugerageze gukora research kuri buri kintu wizera. Umenye se kuvuga ngo Bikira Mariya ni nyina w'Imana byaje bite, byagenze gute? Umenye ijambo Theotokos baritoye, ni ibintu byagiye biva mu matora bene data. Ibaze ibintu abantu bicaye genda bikanatorwa kuri 51%, bivuga ko habuzeho ijwi rimwe gusa kugira ngo bitsindwe. Ni ibintu byagiye biva mu matora, kandi by'Imana mu Mana nta demokrasi bamo. Imana ibyayo bihumekwa nayo, tukabyubaha uko ibiduhaye, nta bya demokrasi.
rero mu buhinde naho bafite uwo mukrishna witwa ngo ni imana vishinu yambaye umubiri, ibyarwa nayo n'umukobwa w'isugi. Hanyuma wagera muri aziya muri rusange, cyangwa se yenda mu bushinwa, reka bariho duhera. Mu bushinwa naho bagira imana nyinshi zavutse zityo ku bakobwa b'amasugi. Hari nk'iyitwa laotsu, hari iyitwa yu, hari iyitwa confucius. Izo zose ni imana zagiye zivuka cyangwa abantu bagiye bavuka ngo mu buryo bw'igitangaza, bikitirirwa yuko kandi ibyinshi muri ibi ni ibintu byagiye binabaho na Yesu ataravuka. Yesu akavuka izo mite zihari, abantu basenga batyo nk'ibyo kwa Tamuzi c'est sûr, byabayeho Yesu ataravuka, kuko byabaye nyuma y'umunara wa Babeli, ni nyuma gato cyane rwose ya Nowa, niho ibyo bintu byatangiye. Hanyuma na ba Buda bose nuko bavutse. Buda nawe yavutse ku mwamikazi mukuru w'Abamaya, nawe ngo yari isugi. Ariko ukibaza ibi bintu byose ko byaje mbere y'uko Yesu avuka. Hanyuma niki cyatumye, kubera iki ibyo bintu byabayeho kandi Yesu yaragombaga kuvuka muri ubwo buryo? Ariko mama Rita amaze kutwigisha, amaze atuganiriza kuri Yesu aturutse muri Edeni, numvise nifuza ko tuganira kuri iki kintu, kuko cyane cyane nk'abantu mukunda gukurikira aba bantu bitwa aba Egyptologue, aba bantu bitwa abapanafricaniste, abantu ubona barimo basubira cyane mu myizerere yo muri Egiputa, nibo bagira bene izi mpaka cyane kuri Bibiliya. Bakagira impaka zo kukwereka uburyo Horisi yabayeho rwose na Yesu ataratekerezwa, akakubwira uburyo tutarumva iryo zina, iyo nkuru y'uburyo Yesu yavutse yari ihari kandi ni Horisi wavutse gutyo. Bakakwereka uburyo ngo Bibiliya abantu bagiye bagaterura imyizerere y'Abanyegiputa bakayijyana bakayita Bibiliya. Ariko bene data, ndagira ngo twibukiranye yuko Satani ni ikiremwa cy'umwuka. Satani ni ikiremwa cy'umwuka kandi ni ikiremwa cyumva imvugo y'umwuka. Muri Edeni yaramubwiye, Uwiteka yabwiye Satani mu Itangiriro 3:15, aramubwira ngo nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore, no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Iri jambo ku muntu immortel nkanjye, umuntu wipfira utazi imvugo y'umwuka, ashobora kutumva ikintu bivuze. Ariko Satani we ni ikiremwa cy'umwuka. Iki kiremwa cyari cyarabaye mu ijuru, iki kiremwa cyari kizi imvugo y'Imana mu buryo buhagije. Kumva Imana ibwiye Satani ngo urubyaro rw'uyu mugore, daboro umugore asemboriza iki mu byanditswe byera? Iyo witegereje mu byanditswe bigiye bitandukanye, umugore asemboriza daboro ubwoko. Ugiye ugasoma muri Ezekiyeli 23, bavuga inkuru y'uwitwa Ohora n'uwitwa Ohoriba. Umwe asemboriza ubwoko bw'Abayuda, undi asemboriza ubwoko bw'Abisirayeli. Imana ibaha uwo mugani ariko ikoresheje abo bagore babiri, kuko umugore asemboriza ubwoko. Ikindi, umugore ashushanya umujyi cyangwa se umudugudu. Iyo usomye mu Byahishuwe 17 uhasanga ibya maraya ukomeye, hanyuma Imana ikaza gusoza ivuga ko uwo maraya ukomeye ari wa mudugudu ukomeye. Iyo usomye kandi mu Bagalatiya 4 aho twatangiriye turi kuvuga ku nkuru y'umugeni n'inshoreke, n'ubundi urabona ko uyu mugore witwa umugeni arimo arasemboriza cyangwa arimo arashushanya itorero rya Kristo. Umugore rero ashushanya imyizerere cyangwa itorero, kubera ko mu myizerere twabonyemo abagore batatu. Twabonyemo umugore witwa inshoreke, tubonamo umugore witwa umugeni, tubonamo n'umugore witwa maraya. Umuntu wese ufite icyo yizera abarizwa kuri umwe muri abo bagore batatu. Utari umwana w'inshoreke uba uri umwana w'umugeni cyangwa uri umwana wa maraya. Rero Imana ibwiye Satani ngo nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore. Satani yahise yumva icyo ari kumubwira. Satani yahise amenya ko
hari ubwoko buzaza Imana itangira ibushakemo urubyaro, ngo no hagati y'urubyaro rwawe n'urw'uyu mugore. Niyo mpamvu Satani yatangiye gukurikirana urubyaro kuva muri Edeni, kuko yamenye yuko hari urubyaro ruzaza ruturutse mu mugore runaka. Mama Ruth yadusobanuriye uburyo yarwanyije urubyaro, azana n'imbuto mbi avanga muri rwa rubyaro, kugeza ubwo Imana idesida kurimbura abantu bose. Ariko ntago yari azi ko Imana itazibagirwa isezerano ryayo, ngo irokora Nowa umubwiriza w'ubutumwa, irokora Nowa umubwiriza w'agakiza, iramurokora kugira ngo isezerano ry'urubyaro rikomeze. Mu by'ukuri kuva muri Edeni Imana yari imaze deja gutanga isezerano ry'urubyaro. Murabyibuka mu magambo twasomye, ndumva twarayasomye mu Bagalatiya 3:16, twasomye ijambo rikomeye rivuga uburyo iyo Bibiliya ivuze urubyaro iteka ibivuga Kristo Yesu, ntago ibivuga imbyaro, kuko nujya muri Bibiliya yera uzasanga aho bavuga ku mbyaro. Ariko iyo ivuze urubyaro mu Bagalatiya 3:16 twasomye ijambo rivuga ngo nuko byasezeranijwe Aburahamu n'urubyaro rwe, nyamara Imana ntirakavuga iti imbyaro nko kuvuga benshi, ahubwo ni urubyaro rwawe nko kuvuga umwe ari we Kristo. Rero aho uzasoma urubyaro uzamenye ko Imana irimo iravuga ku rubyaro ari rwo Kristo Yesu. Urwo rubyaro rw'isezerano Imana yatanze kuva muri Edeni rwari rwo Kristo Yesu. Niyo mpamvu bene data birakwiriye ko abantu bumva iri sezerano rya kera, kuko mu kutaryumva hari kuba amadomaje menshi, hari kuba ibintu bidasanzwe, uburiganya bw'indengakamere, kubera ko abantu b'Imana bari kurimbuka bazira kutamenya. Mu by'ukuri kuba utaramenye kandi uburyo bwo kumenya bwari buhari, nta mahirwe yo kurokoka, ahubwo uzarimbuka uzira kutamenya. Nyamara warashoboraga kumenya yuko ibyanditswe byavugaga kuri Kristo. Niyo mpamvu muri Luka yababwiye amagambo meza, arababwira ngo nuko abungura ubwenge. Ni hamwe twatangiriye muri Luka 24 ku murongo wa 44 n'uwa 45, ngo maze arababwira ati aya magambo nayababwiraga nkiri kumwe namwe, yuko ibyanditswe byose kuri jye mu mategeko ya Mose no mu byahanuwe no muri Zaburi bikwiriye gusohora. Maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Mwene data, iyo urimo usoma isezerano rya kera wumva iki? Mbese wumva Kristo? Abungura ubwenge ngo basobanukirwe ibyanditswe kuri we mu mategeko ya Mose, ibyanditswe kuri we muri Zaburi, n'ibyanditswe kuri we mu bahanuzi. Rero iki kintu cyo kuba Imana yari ibwiye Satani ngo izashyira urwango hagati ye n'umugore, ishyira urwango hagati y'urubyaro rw'umugore n'urubyaro rwe, kandi urubyaro rw'umugore ruzakumena agatsintsino, ruzakukomeretsa umutwe, nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Satani yumvaga neza ayo magambo icyo avuze, kubera ko iyo usomye mu gitabo nanone, munyihanganire ndimo ndagenda mvuga ibyanditswe bigiye bitandukanye, iyo usomye mu gitabo cy'ibyahishuwe, igice ni icya kangahe? Mu gitabo cy'ibyahishuwe ibice 13 umurongo wa 7 n'uwa 8, reka yenda tuhasome vuba. Haravuga ngo ihabwa, iyo ni ya nyamaswa, kurwanya abera no kubanesha, ihabwa no gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose. Abari mu isi bose bazayiramya. Umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Haleluya! Bene data, abantu babonye Yesu aza, arabambwa, agira gute, ariko uhereye ku kuremwa kw'isi, Adamu na Eva batararemwa, ngo uwo mwana w'intama yari yaratambwe. Mu yandi magambo, Satani hari ikintu yari yarabonye akiri mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Yari yarasobanukiwe ko noneho wa mwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi, niba bigenze bityo akaba agushije Adamu na Eva, byanze bikunze azaza gusohoza uwo murimo ku bantu, azaza gusohoza umurimo wo gucungura abantu, kubera ko icyatumye umwana w'intama w'Imana
atambwa uhereye ku kuremwa kw'isi, nuko dufite Imana ihagarara mu itangiriro ikamenya iherezo, dufite Imana ihagarara uyu munsi ikamenya iby'ejo byose, dufite Imana na mbere y'uko irema umuntu yari izi ibizaba byose. Haleluya! Niyo mpamvu yitwa Imana izi byose, yitwa omniscient, ni Imana imenya byose bitari byaba. Kuko rero imenya byose bitari byaba, inategura umugambi wo kwicungurira umuntu ataranacumura. Iki kintu Satani mbere y'uko agwa yari akizi, y'uko hari umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi, kandi byanze bikunze yari azi icyatumye atambwa, ko ari ukugira ngo Bosco hari ijambo yakunze kuvuga ngo nindamuka amanitswe ku giti, ninamanikwa ku giti, nzireherezaho amahanga yose, nzireherezaho abantu bose. Satani yari azi yuko uwo mwana w'intama namanikwa ku giti azireherezaho abantu bose, ariko kandi yari azi yuko ari urubyaro rw'umugore, yari azi yuko uyu mwana w'intama, niyo mpamvu Imana itabibwiye Adamu ngo imubwire ngo urubyaro rw'uyu mugabo, oya, rwari urubyaro rw'umugore, bisobanuye ko uyu mwana azaba ari umwana w'Imana, atazabyarwa n'umugabo, atavutse ku bushake bw'umugabo, atavutse nk'uko iby'umubiri bigenda, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, ahubwo yavutse mu buryo bw'ubumana. Niyo mpamvu Satani muri bwa buryarya bwe, bwa buriganya bwe, yatangiye gusabota umugambi w'Imana utari wanaba. Yesu ataranavuka atangira guhimba ibintu bimeze nko kuvuka par de vierge, atangira guhimba ibyo bintu ku buryo mu mamitoloji yose ya gipagani yabaga mu buyobe bw'abadayimoni hagiye havuka abana bitiriwe bene iyo mivukire. Ese baravutse? Ese ni mitoloji gusa? Ntago tubizi pe. Niba baranavutse, turabizi yuko murabizi hari icyo Mama Ariti yavuzeho nanone kijyanye n'abana b'Imana barebye abana b'abantu barabifuza, barangije ngo babyara ibihanda, babyara amajeya. Ayo majeya ngo bituma ibyaha biba byinshi mu isi. Imana ireba umuntu yumva ntigishoboye kumwihanganira, idesida kubarimbura bose. Biriya byose wari umugambi wa Satani kugira ngo isezerano ry'urubyaro riburizwemo, kugira ngo abantu babe babi cyane maze Imana ibarimbure. Ariko ntago Imana izigera ibura umukiranutsi mu isi, ndakurahiye. Ntago Imana izigera ibura umuntu yubaha, ntago Imana ntabapfira gushira, niko bavuga. Buri gihe nubwo mubona itorero ryavangiwe kugera aho rigeze uyu munsi, ntabapfira gushira. Imana iracyafite abantu yahishe bakiyubaha nk'uko Nowa yayubahaga mu gihe cy'ibihanda. Ubu natwe tumeze nk'abajwemo, bari no kuduteguza. Hari umuvandimwe witwa Manowa urimo udukorera ibiganiro atwereka ibinyoma byose barimo badupangira by'ama extraterrestre, barimo baraduteguza ko bya bindi byabaye ku bwa Nowa n'ubundi bigarutse, barimo baraduteguza ko bari hagati muri twebwe, barimo baraduteguza ibintu bitangaje cyane. Ariko bene data, no mu gihe cy'ibihanda habonetse Nowa umubwiriza w'iby'ukuri, habonetse Nowa wubahaga Imana akagendana n'Imana. No muri iki gihe cyacu rero, Imana, mbabarire, Imana ntizabura abo yisigariza abayubaha kandi bagendana nabo. Haleluya! Bene data, turi kuganira ku bintu bya Nowa, Mama Ariti igihe yabituganirizagaho ubushize, natangajwe nuko jistoma icy'Imana yari ibarimburiye, icy'Imana yari irimburiye ari amoko, biriya bihanda byari byaraje muri bo bikanduza abantu cyane. N'ubundi nyuma gato urebye hahise hatangira inkuru zimeze nk'izo ngizo, bitangirira kuri uwo Tamuzi wavutse atyo, n'izindi nkuru zagiye zikurikiraho. Iyo urebye neza, kuko abandi bose bavutse mbere ya Nowa Imana yari yarabarimbuye, nyuma ya Nowa rero niho hatangiye noneho izi mitoloji za gipagani, Imana imaze kubatataniriza hirya no hino mu mahanga yose ari munsi y'ijuru, nyuma y'umunara w'i Babeli. Ariko ibi birakwereka ko Satani yakurikiranye umuntu, akurikirana umuntu kugeza ubwo yirasira ko nta bwoko busigara bwubaha Imana, kugira ngo rwa rubyaro ruzabura ubwoko rukomokamo. Kuko yari yabwiwe ati mu rubyaro rw'uyu mugore niho hazavamo urubyaro ruzagukomeretsa umutwe, ruzakumena agahanga, nawe ukarukomeretsa agatsinsino. Bene data, bigaragara ko izi mitoloji zose kuko zitubahaga Imana,
zitavugaga imana yo mu ijuru, ntabwo aba bantu ubundi nta myizerere ya gipagani iva mu mitekerereze y'umuntu. Oya, imyizerere ya gipagani yose iva muri inspiration demoniyake. Ibi bintu bagiye babyensipirwa n'abadayimoni, bagiye babyensipirwa n'imyuka mibi. Satani akabaha amayerekwa, Satani akabaha imyizerere akayifonda ku kintu, bakagira batya bati umuntu w'isugi yabyaye, kumba arimo aragerageza kuburizamo rya sezerano, avuga ati ahari iri sezerano nirinaza, niriramuka rinasohoye, bazasange narabatanze, urwo rubyaro ruzasanga hari izindi mbyaro nyinshi zavutse, abantu bazaba confused, ntibazamenya uwo kwizera muri abo bana bose bitwa ko bavutse ku masugi uwo ari we. Ese bazizera Horasi? Ese bazizera Yesu? Ese bazizera uwuhe muri aba bose twabonye ko mu Bashinwa havutse uyu? Ese niba Abashinwa tujya kubabwiriza tubabwira ko igitangaza kiri kuri Yesu ari uko yavutse ku mukobwa utarigeze umenya umugabo, hazahita akubwira ati na Laotsu wacu nuko, na Yu wacu nuko. Nugera mu Banyegiputa nubabwira bakubwire bati reka da, Horasi we yavutse mbere y'uwo Yesu wanyu kandi nawe nuko yavutse. Nugera i Roma bakubwire bati reka Erikire yamutanze kera, yavutse mbere ye kandi nawe nuko yavutse. Urumva ukuntu Satani aba ashaka gucangacanga abantu, akireye ikintu cya confusion. Kandi noneho nkunda uburyo ijambo ry'Imana rikurikiranye ibintu neza. Twiga ku gitabo cy'Abagalatiya igice cya 4, twabonye yuko inshoreke niyo yabyaye mbere y'umugeni. Bisobanura ko ikitari icy'isezerano nicyo kivuka iteka mbere y'isezerano. Mu by'ukuri iriya nshoreke igereranwa na Hagari, ariko Hagari yabyaye mbere ya Sara. Mbere y'uko Yesu Kristo avuka, havutse ibindi bimwiyitirira, havutse ibindi bijya gusa nawe, habanje kuza ibindi bintu bisa naho, ariko Yesu aje. Haleluya! Umuntu wese wari utegereje umukiza yaramumenye. Umuntu wese wari utegereje, wari ufite umutima ushaka Imana yaramumenye, kuko nta na hamwe yisanisha n'ibyo byiyita Imana. Bene data, usanga bene ibyo ngibyo ntiwabishakiraho urukundo. Umuntu w'Imana Yohana yaravuze ngo ibyari bimwuzuye nibyo yaduhayeho, ngo twaramubonye. Ni muri Yohana igice cya 1, ngo ameze nk'umwana w'ikinege wa se, ngo yuzuye ubuntu n'imbabazi, ngo ibyo yari yuzuye nibyo yaduhaye, ngo ni ubuntu n'ukuri, ngo ni ubuntu bukurikirwa n'ubundi buntu. Bene data, muri ibyo byose byaje byiyitirira Kristo. Uzagenda ureba imibereho yabyo, nta buntu bubamo. Ni ibintu byica, ni ibintu bisaba ibitambo by'amaraso, ni ibintu bisaba ngo bagende bakora imigenzo ya gipagani y'ubusambanyi y'iki byose, ni ibintu bifite ubugome ndengakamere. Nta buntu n'ukuri biba muri ibyo. Naho Kristo yagiye agaragaza ko atandukanye n'ibimwiyitirira. Haleluya! Niyo mpamvu bidashoboka ko waba warasogongeye ku mpano y'ubuntu ituruka kuri Kristo, ngo niba nuhura n'umwejibutologa ajye kukubwira. Hari umugabo w'umwejibutologa ujya bisobanura neza cyane, yitwa Philippe, irindi ndaryibagiwe, ariko arabisobanura ukumva umupagani wari ugishidikanya ku byo yizera ashobora guhita yizera ibyo ari kuvuga. Ukumva ukuntu asobanura uburyo ziriya nzandiko zo muri Egiputa zanditswe mbere ya Bibiliya, ariko ugategereza igihe azavugira agakiza kabonekera muri zo ugaheba, ugategereza igihe azavugira ubuntu n'ukuri muri byo ugaheba. Yohana yanditse ibye muri Yohana igice cya 1 umurongo wa 14, aravuga ngo Jambo yabaye umuntu abana natwe, tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Yohana yahamije iby'uwo, avuga yeruye ati, uwo niwe navuze nti uzaza hanyuma ni wunduta, kuko yahozeho ntarabaho, kandi bimwuzuye akaba ari byo twahaweho twese. Ni ubuntu bukurikira ubundi, kuko amategeko yatanzwe na Mose, ariko ubuntu n'ukuri byo byazanywe na Yesu Kristo. Haleluya! Bene data, iyo bari kutubwiriza imitoroji, mu bwenge urabyumva byabayeho mbere, ariko se byazanye iki?
byaje byuzuye iki? Ababyizeye bahawe iki? Kuko twebwe Bibiliya irambwiye ngo ibyari bimwuzuye nibyo twahaweho natwe, ni ubuntu n'ukuri, ni ubuntu bukurikira ubundi buntu. Yaravuze ku murongo wa 12 ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Haleluya! Uribaza se abo bahora mutubwira ababizeye babonye iki? Ko twe twabaye abana b'Imana kubwo kwizera Kristo Yesu, mwebwe kubwo kwizera Horasi mwabaye iki? Mwebwe kubwo kwizera Horasi ni iki yabahaye cyatuma uyu munsi muduhagarika ngo niturekeraho kubwiriza ngo ibya Yesu ngo byaje nyuma? Ibyo byaje mbere byabazaniye gakiza ki? Byabazaniye maji? Byabazaniye ubupfumu? Byabazaniye gutera inzuzi? Amahoro se y'ibyo ngibyo ari he? Yesu yaratubwiye ngo mbasigiye amahoro yanjye, nyamara ntago nyabaha nk'uko isi yatanga. Haleluya! Isi ibasha kuguhera amahoro muri ibyo bintu ku manywa, ariko nijoro ntusinzire. Ariko muri Kristo Yesu turaryama tukihezura. Muri Kristo Yesu twuzuye ubuntu, twuzuye urukundo. Haleluya! Kandi yaduhaye kukuri kwe yuzuye, uko niko kuri kwatubyaye. Haleluya! Arangije asoza dusengera ngo ubejeshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Mwene data, Mama Rita amaze kutwigisha ariya magambo, numvise ibi bintu binjemo ngo tubiganireho. Ejo nawe utazahura n'umutego, dore abapanafricaniste buzuye ahantu hose. Mu Rwanda urahura nabo, muri hehe hose urahura nabo. Ariko Kristo ntago ari amagambo, Kristo ntago ari ubumenyi, Kristo ntago ari siyanse twiga, Kristo si inzandiko dusoma. Kristo ni ubuzima muri twebwe. Icyo yazanye muri twe nicyo cyatuma tutanamurekura. Haleluya! Icyo yaduhinduye cyo nicyo cyatuma tutanamutera umugongo. Mwene data, wowe ibyahora urabizi byuzuye mu mutwe wawe, ariko birashoboka ko nta ntambwe biraguteza. Ntacyo ese Horasi abyara bwa kabiri? Ndumva nta wigeze ambwira ko yavutse ubwa kabiri ngo atubwire umurimo wo kuvuka ubwa kabiri kubwo kwizera bene abo bantu babyawe n'amasugi. Izo mitoloji zagiye zizana, ndetse nibashaka babe barababyaye, yewe nibashaka babe barabayeho, ariko ibyo ngibyo nibyo bita counterfeit cyangwa se contrefaçon. Nibyo bita contrefaçon. Ariko noneho kuko Satani yamenye umugambi w'Imana uhereye mbere na mbere, yatangiye kuwigana na mbere yuko awusohoza. Yibwira yuko ahari nta wigana mbere yuko Imana iwusohoza, umunsi uwo mugambi wasohoye abantu batazawizera, bazizera ibya mbere. Ariko bene data, ngo abantu bose batanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi, nibo bazaramya iyo nyamaswa. Haleluya! Uyu munsi hari ijambo rijya rimfasha ryo mu Bakorinto rivuga uburyo Imana yashimye yuko ibyayo bidasobanuzwa ubwenge bw'abantu. Nicyo cyatumye ubwenge bw'Imana buhinduka ubupfu, bugahinduka ubupfu ku banyabwenge, ariko igahitamo kudukirisha ubwo bupfu. Ibyo wowe wita ubupfu nibyo twebwe idukirisha, kuko ibyita ubupfu bw'ibibwirizwa. Haleluya! Imana rero idufashe. Maze iminsi hari ikintu ndimo nsengera kandi ndimo nyiexersamo, kuko nahuye n'abanyempaka benshi, kugira ngo Imana inkure mu mpaka zo mu mutwe, inkure mu mpaka zo muri intellect, kuko ibintu by'Imana ntibishobora kumvwa n'ubwenge bwa kamere. Nsigaye mbona umuntu aje kungisha impaka, nakumva ibintu avuga nta mwuka wera ubirimo. Izo mpaka nkazisohokamo nirukanka, kuko niyo nakwibamba ku musaraba ntacyo namusobanurira ngo acyumve mu bwenge bwa kamere. Haleluya! Kuko niba kiri icyabyawe n'umubiri, aracyari umubiri gusa. Bikenewe icyabyawe n'umwuka kugira ngo kibashe kwasimira iby'umwuka. Niyo mpamvu n'ibya Kristo, iyo uri mu bikompara n'izo mitoloji zindi, wumva za mitoloji mu bwenge wazumva, ariko mu mwuka ntacyo zikora. Ariko Kristo mu mwuka arakubyara, ukavuka ubwa kabiri, ukaba icyaremwe gishya, ukaba umwana w'Imana, ukaba umuragwa w'ubugingo n'umuraganwa na Kristo. Naho kwizera Horasi, nta muntu ndumva bimuhindura umuraganwa na Kristo. Niyo Horasi yaba ari we wita Kristo, sinzi uwo wita Kristo uwo ari we, ariko Kristo Yesu
yesu n'umwe, umwana w'intama w'imana watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Imana iduhana umugisha rero, reka mpinira ahangaha, turacyakomeje iyi topic ni ndende cyane, bene data turacyari kumwe badufasha kugenda tuyisobanukirwa, ariko icyo nsengera ni ukugira ngo uko tuyiga umwami Yesu atwungura ubwenge, tubashe kumumenya mu mategeko ya Mose, muri Zaburi no mu bahanuzi. Mugire umunsi mwiza.